Inshuti bakunzi ba Saso TV show, amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mumurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda, hanze yarwo ndabashuje cyane, mwiyumvemo ikaze aho muherereye hose. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe ni Solange umwari muri kumwe, akaba ari njyewe ubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Saso TV show. So uyu munsi nabateguriye kubaganiriza kuri amwe mu amagambo manini cyangwa se matoya umugore, umukobwa akunda kumva mu kanwa ke ayabwiwe n'umukunzi we, yaba umugabo we cyangwa boyfriend we, baba bitegura kuzabana ubuziraherezo. Ijambo rya mbere rero twagiye. Ijambo rya mbere ni ijambo rivuga ngo ndagukunda. Iri jambo ndagukunda ni ijambo ryiza cyane, umugore aho ava akagera wese, umukobwa ararikunda kuryumva mu matwi ye. Ni ijambo riryohera amatwi, ni ijambo umukunzi wawe akubwira ukumva uranezerewe, ukumva wiriwe neza, ukumva urarara neza cyane, ndetse abagore dukunda kuribwirwa, twifuza ko twaribwirwa hafi ya buri munsi. Twumva yuko nta munsi wakira umukunzi wacu atatubwiye ngo ndagukunda. Mujye mukunda kuribwira abakunzi banyu, kuko bazajya barushaho kuryoherwa n'ubuzima. Ijambo rya kabiri ni ijambo rivuga ngo mbese uzi ikintu umukundira. Iri jambo umugore cyangwa se umukobwa iyo umubwiye ngo ndagukunda, agira n'amatsiko yo kumenya mbese ankundira iki. Unkundira iki? Iyo umubajije se uzi ikintu umukundira, aragusubiza ati ntabwo nyizi. Wowe uhita umubwira uti ngukundira wiyitaho, ngukundira ukuntu nkunda. Mbese abagore dukunda kumva utuntu akantu ku kandi, details, ukamubwira in details y'ikintu umukundira. Ibintu byose umuziho umukundira, ukimubona bwa mbere waramubonye wumva uramukunze, rero ibyo wamuboneye byatumye umukunda, byatumye umuhitamo, byose ukabimubwira. Kino ku kindi azaryoherwa n'ubuzima cyane, ndetse azishima, kandi nawe uzumva yuko ufite umuntu wo kubwira ngo ndagukunda, wo kubwira ibyo umukundira. Ibyo bintu bizamushimisha cyane. Ikindi cya gatatu abagore n'abakobwa bakunda kumva mu buzima bwabo, ni ukumva ijambo rivuga ngo uri mwiza, urasa neza. Iryo jambo riba ryiza ku bagore cyangwa no ku bakobwa iyo umubwiye ngo urasa neza. Kabone n'iyo waba ubizi yuko wenda hari abamuca intege, kabone n'ubwo we yaba atifitiye icyizere, ariko wowe ukamubwira ngo nkunda ukuntu usa neza, biramushimisha cyane. Urugero, hari nk'ahantu mushobora guteganya kujyana, wenda agatinda muri salo, agatinda muri miruwari. Abagore hari ukuntu dukunda kutava muri miruwari, ariko iyo muri bujyane nk'ahantu, we abagabo bagira pasita, agasoza kare, ariko umugore akitegura, aho asohokeye yambaye neza, yitunganyije, wamubona yaguteye umujinya pe, yakubabaje, ariko ukimubona urasa neza. Iryo jambo urasa neza, ababizi ko yabivunikiye, ababizi yuko yabitayeho umwanya, ariko iyo umukunzi wamubwiye ngo urasa neza, uri mwiza, biramushimisha, kandi yongera confidence, yiyongerera icyizere muri we. Bikaba byiza ko warimubwira igihe ubonye yuko yitayeho, igihe ubonye yuko bikujemo, uko nyine ari uwawe ugomba kubimubwira. Abagabo, basore, ndabashishikariza kubwira abakunzi banyu ko basa neza. Iryo ni ijambo rya gatatu abagore bakunda kumva mu matwi yabo, aryohera amatwi yabo. Ijambo rya kane ni ijambo rivuga ngo uri umunyakuri. Ijambo rivuga ngo uri umunyakuri. Urabizi yuko umugore wawe hari ukuntu mujya mugira igihe mugashwana, hari ukuntu mujya mugira igihe, mbese umubano wanyu ukazamo agatotsi. Abagore tugaca bugufi, ariko biragoye kugira ngo uzabone umugabo aca bugufi ati mbabarira. Ariko umugore nubwo yaba atari mu makosa, nubwo yaba hari ikintu mwapfuye gitandukanye, nyine aca bugufi akavuga uti mbabara ntabwo bizongera. Akakubwira mu gihe muri gushwana, bari kugusaba imbabazi, agira ati ariko igihe runaka ukazamenya yuko washwanaga nawe kandi ari wowe uri mu makosa,
ukavuga uti mbabarira hahandi narakosheje, burya uri umunyakuri, warakoze, uri umunyakuri, warakoze guca bugufi. Icyo gihe umugore biramushimisha. Irindi jambo rya gatanu ni ijambo rivuga ngo ndahari ku bwawe. Ijambo ni ijambo ryiza, umugore yaba yacitse intege, umukobwa yacitse intege, mbese ubuzima hari ukuntu butari kugenda neza, yagize ibibazo yaba muri famiye, yaba ku nshuti ze, yaba ibibazo byo mu buzima busanzwe, hari ukuntu umuntu ageraho akantu kakamunyeganyezaho gatoya, ariko biba byiza iyo hari umuntu amubwira uti ndahari ku bwawe. Rero byaba byiza kurushaho ugiye uba hafi umukunzi wawe ukamubwira yuko uhari ku bwe. Iryo ni ijambo ryiza risubiza imbaraga mu mutima, ni ijambo ryiza rituma yongera kugira akanyamuneza, akamwenyura. Ijambo rya gatandatu ni ijambo abantu benshi bakunda kubwirwa, nanone imbaraga zikiyongera mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni ijambo rivuga ngo ndagushyigikiye. Hari ukuntu abagore badakunda wenda nko kuba bari mu rugo bicaye cyangwa se nta kintu bakora, agashaka gukereya akantu kazajya gatuma aba bize, kazajya gatuma agira imikorere, ariko akumva yifitiye nta cyizere yifitiye. Rero biba byiza umukunzi we amubwiye ngo ndagushyigikiye, gerageza, komeza. Iryo jambo rimusubizamo imbaraga, rigatuma akomera mu myanzuro yose arimo arafata kuri icyo kintu. Ijambo rya karindwi ni ijambo rivuga ngo, ni ijambo rishobora gutuma umuntu nanone asubizwamo imbaraga, bituma umugore yumva yuko ari kumwe n'umuntu. Ni ijambo umugore abwirwa ryiza cyane rivuga ngo ndahari kugufasha gufata imyanzuro. Hari ukuntu ahura n'ibibazo ari mu bintu bimugoye, yaba mu kazi ke ka buri munsi, gufata umwanzuro w'ikintu bikamunanira, ariko ukamuba hafi ukamufasha gufata umwanzuro. Nabyo ni ibintu byiza cyane, ni ibintu aba akeneye kumva, ni ibintu aba yifuza, n'uyu utamufite umugabo, ariko ni ibintu aba yumva yuko akeneye kuzageraho, yifuza umuntu wo kumufasha gufata imyanzuro mu buzima bwe bwa buri munsi. Andi magambo meza cyane afasha abagore n'abakobwa mu gukomeza ubuzima bwabo kugira ngo baryohere, ni amagambo abagabo bababwira, bababwira zimwe muri karite bakunda ku bagore babo. Umugabo akakubwira uti mbese uzi zimwe muri karite zawe mukundira, umugore akakubaza uti ntabwo nziza, ariko ukazihera ruhande nka kwa kundi nababwiye kare, ukavuga uti nkunda ukuntu wita ku bana, nkunda ukuntu ugira isuku, nkunda ukuntu unyubaha, unyubahisha mu bandi. Izo ni karite umugore aba afite cyangwa se umukobwa aba afite, umukunzi we biba byiza kurushaho iyo ari kuzimubwira. Irindi jambo rya cyenda abagore bakunda kumva, ni ijambo abagore bakunda kumarana umwanya n'abagabo babo. Si byiza yuko wagenda ugata urugo rwawe, si byiza yuko wagenda ugaherera mu kazi, ukaba bize mu kazi. Oya, amagambo meza baba bakeneye kumva ni ukumarana umwanya nabo, kuba wamarana umwanya n'umukunzi wawe biba byiza cyane, relationship yanyu igenda neza. Ikindi kintu abagore n'abakobwa bakunda kumva ni ukubashimira muri buri kintu, mu bintu baba bakoze bitandukanye. Birashoboka yuko hari inshingano aba afite agomba kuzuza, yaba mu rugo rwanyu, yaba no muri relationship yanyu. Rero umugore n'umukobwa bishimira cyane kumva abakunzi babo bababwira uti ndagushimiye kuri buri kimwe wakoze, ndagushimiye ku magambo wambwiye, ndagushimiye ku kuntu wakoze gutya na gutya, ndagushimiye ko watsinze ikizamini. Ibyo bintu byose iyo ubimushimiye, ikintu cyose yagukoreye ukumva kigukoze ku mutima, biba byiza kurushaho umushimira. Bantu mutajya mushimira abagore banyu, ndabashishikariza kugira ngo mujye mubashimira, kuko bituma arushaho gukomeza gukora neza.
ikindi kintu ni ijambo abagore bakunda kumva iyo abatware babo babasabye ngo urifuza ko gufasha iki, urifuza ko mbese unyeneyeho iki, njyewe unyeneyeho iki, njyewe nk'umugabo wawe unyeneyeho iki. Iri jambo hari ukuntu aba afite byinshi byo kukubwira ariko byaterwa n'akazi kenshi uba ufite akakubura bitewe n'imishinga myinshi muba mufitanye akabura umwanya wo kubikubwira, ariko wowe nk'umugabo iyo wifashe ukamubwira uti ese ukeneye yuko ngufasha iki, biramushimisha cyane kuko hari igihe aba yarabuze n'aho aguhera, ariko wowe iyo wifashe n'ahantu biturutse nta muntu umugutumyeho ukaza muri kuganira ukamubwira uti ushaka ko ngufasha iki, unkeneye nk'iki, muri make biramushimisha cyane, byongera umubano mwiza muba mufitanye. Ikintu kindi abagore bakunda kumva ni ukuntu abagabo bababwira ati ndakubaha. Ijambo ndakubaha naryo ni ijambo ryiza rishobora kuryohera umuntu wese, si ukuvuga ngo ni igitsina gore, si ukuvuga ngo ni umugore n'umukobwa, oya, ijambo ndakubaha ni ijambo ryiza cyane. Hari igihe uba umwubaha kubera yitwara neza, umwubaha kubera nawe akubaha, mbese nk'uko nababwiye ngo abagore bakunda kubwirwa utuntu n'utundi, muri make kandi utuntu twose ukatumubwira. Iryo jambo ndakubaha naryo barabikunda kuko rituma bakomeza kurushaho gukora neza, mugakomeza kuryoherwa n'ubuzima. Irindi jambo ryo ryiza kurenzaho ni ijambo rivuga ngo nkunda sayizi yawe, nkunda ingano yawe, uri segisi, ndakubona nkumva rwose nta bindi byo kurenzaho, ukuri urampagije. Iri jambo hari ukuntu umugore cyangwa se umukobwa babyumvise muba mwarateretanye muri fiyansaye ari akamanike, ariko yamara nko kubyara ugasanga umugore arabyibushye, agize inda nini, agize amabere nyine abaye deforme. Icyo gihe rero uramubwira usanga umugore yitereye icyizere, hahandi atekereza no gukoresha plastic surgery, ugasanga ahantu atambutse usigaye ungana ute, inshuti ze zose asigaye agira n'ipfunwe ryo kuganira nabo, ariko iyo umubwiye uti nkunda sayizi yawe, ukuri birampagije, uri segisi sheri, uri segisi, arishima cyane. Nubwo abamuca intege baba benshi, ariko yibuka rya jambo wamubwiye akavuga uti wawu, kuba sheri anyishimira uko ngana birampagije, so wowe urinde wo kunca intege. Iryo ni ijambo ryiza cyane umugore abwirwa akumva arishimye. Rero birashoboka yuko amagambo mbabwiye yose yaba akunyuze, yaba agushimishije, yaba akunguye ibitekerezo byawe bikumva hari aho agukuye ari n'aho akugejeje. Ndagusaba urimba uri mushyashya kuri YouTube channel yanjye gukanda subscribe, share na comment, ukambwira n'ibindi wifuza ko nababwiraho, kandi nimba hari n'abandi bantu uzi neza yuko aya magambo yabafasha, ndagusabye kugira ngo ubasharinge nabo babashe kujya babona ibiganiro byacu ku gihe. Murakoze cyane, ndabakunda cyane, mubeho kandi mubeho neza, Imana ibarinde.